twese amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Twongera amaraso ya Yesu aracyakiza. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga yo gukiza abantu, ntazigera ashira imbaraga. Ayo maraso ya Yesu umutima wakwiramuswayo n'ibyaha bigwiriye, amaraso araweza yaje gukiza batakwikiza, yaje warura abahetamishijwe ngo amare inyota baguye, yameneye amaraso, yameneye yataha, yaje gukiza batakwikiza, yaje ngo aruhure, yaje waruhura abahetamishijwe ngo amare inyota baguye. Let's go. ashira imbaraga, aracyakiza, amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Haracyariwe we know
myenda yose. Yesu yambabariye ibicumuro n'ibyaha, yambabariye ibyaha, antuma. Dusubiremo rimwe dusoze. Yanyishuriye Kristo, yanyishuriye ya myenda yose. Ngabagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, kandi tutagira ishyari. Ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo, kandi ndimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza ijambo ry'Imana. Nkuko twabibonye, uru rwandiko rwanditswe nande? Rwanditswe nande? Pawulo. Twabonye ko Pawulo yanditse inzandiko zingahe? Kije ko yibutsa aba bakristo b'i Roma isano ubwabo bafitanye hagati yabo. Murabizi itorero riba ririmo ibice byinshi. Riya torero ry'i Roma harimo abantu b'Abayahudi bakiriye Yesu Kristo ng'umwami n'umukiza. Harimo n'abanyamahanga. Haleluya. Ndetse abanyamahanga nabo bari bakiriye Yesu Kristo ng'umwami n'umukiza. Ariko urwo ruvangitirane, imico, imigenzo ntihure. Ibi natwe tubibona mu matorero yacu. Ngira ngo twese turi hano, abenshi cyangwa se bake mwabatirijwe ahandi mu yandi matorero. Siko bimeze? Muraza mwakirwa ahangaha, turabana, kuko nanjye nakuriye muri AEBR, nuko byagenze. Ariko iyo duhuye, hari igihe umwe avuga ngo ngo ngewe iwacu ngo twakoraga gutya, undi nawe agatangira iwacu natwe twakoraga gutya. Ugasanga noneho bibyaye iki? Impaka. Buri wese ari kuzana umuco, ari kuzana umuhango, ari kuzana umugenzo waho yagize ute, waho yakuriye. Ibi rero nabyo nibyo byari birimo bitangira kuza muri ritorero ry'i Roma. Abayahudi batangiye kumva ko abatari Abayahudi bagenzi babo bo batakebwe, ko hari agakiza kabari limite kuri bo, boko batagira ute, batabona agakiza, ko Imana itabaza. Nibyo rero Pawulo yatangiye abasobanurira, ababwira ko nubwo bimeze gutyo, umuntu ntabwo atwarwa n'amategeko, ahubwo umuntu agakiza niko kamuhindura, agakiza niko gatuma aba uwari we, kandi niko gatuma Imana imwemera. Haleluya. Ibi ngibi Pawulo nibyo yabandikiraga abasobanurira. Natwe uru rwandiko ruratureba uyu munsi wa none. Uyu munsi wa none ruratureba kubera iki? Kubera ko uru rwandiko rutwigisha natwe ko tugomba kurangwa n'ibikorwa bifatika. Haleluya. Ntabwo tugomba kurangwa n'amagambo, ntabwo tugomba kurangwa n'ucyo turi cyo, ahubwo ibituranga bimenyekanira mu mbuto z'umusaruro abandi bagira ute batubonaho. Byerekana, kuko ibikorwa bifatika nibyo byerekana kwizera kwacu, haba hano mu itorero imbere ndetse no hanze y'iki, no hanze y'itorero. Rimwe na rimwe hari igihe bijya bitera agahinda iyo tuvuga hanze y'itorero, ni hahandi mu bapagani babandi bataramenya Imana. Ariko se niba uri umukristo ukiriga urarwana n'abapagani ku gasozi, kandi wagombye kuberera imbuto, ukabera inzira yo kubazana kuri Yesu, urumva uwo muntu azakizwa? Kubera ko ibikorwa ibyo yagusoromyeho ntabwo bihamanya n'icyo uvuga cyuri cyo. Icyuri cyo niki kigomba kugaragazwa n'ibikorwa bigira ute, ibikorwa bifatika. Mu itorero tugomba kurangwa n'urukundo, tukabana nk'abana b'iki, abana b'Imana. Ubundi mu rugo iwawe icyo utoza abana bawe ni ukubana neza. Ndatekereza ko buri mubyeyi nicyo abatoza abana.
ujye umenya ko ari mukuru wawe, ujye umenya ko ari murumuna wawe. Haleluya. Ujye umwubaha, mujye mwumvikana, mujye mushyira hamwe, mujye muganira. Nubwo bijya bigorana, mfite abana ariko usanga abana bakurikirana banari kunoshana tu. Gutukana tugomba kurangwa n'iki? Tugomba kurangwa n'urukundo hagati muri twe. Haleluya. Haleluya. Hereza Imana icyubahiro. Haleluya. Nukuvuga ngo rero iyi mirongo dusomye natwe iratuburira ko iherezo ry'ubuzima turimo hari igihe kizagera rikarangira. Niko bimeze. Ariko se niba igihe kizagera rikarangira, ni iki Imana izakwibukiraho? Ni iki Imana izaguhembera? Ni iki Imana izakureberaho nawe ikakunezererwa? Iyo usomye Matayo ibice 25 uhereye ku murongo wa 31 ukageza 46, hatwereka ngo uko bizamera mu minsi y'imberuka. Yesu ngo azahamagara abantu bose bitabe, hanyuma ngo intama azazishyira hehe? Ihene nazo azishyira he? Ibaza intama ninde, ihene ni bande? Ihene zizajya ibumoso, intama ngo zizajya hehe? Iburyo. Nuko abandi nabo bazaza ati mwami rero twebwe twaragukoreraga, nirirwaga nambaye karuvati ndi kuvuga ubutumwa. Yesu azasubiza ngo mva imbere wakivumewe, kuko sinigeze ngira nde? Mu bakozi nateguye, mu baririmbyi bandirimbiye, mu badiyakoni bakoze umurimo, sinigeze ngira nde? Urumva atari agahinda? Niki? Ni agahinda gakomeye cyane. Twibuke rero icyo Pawulo yibukije iri torero ry'i Roma. Yabibukije ibintu bitatu. Arababwira ngo icyambere, iki ni igihe cyo gukanguka. Haleluya. Iki ni igihe cyo gukanguka. Yarababwiye ngo nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi igihe cyo gukanguka kigize ute? Iki ni igihe cyo gukanguka. Buri wese akareba umurimo we, buri wese akareba ibyo akora, buri wese akareba buriya ikinezeza Imana ku mukristo ni ukwemera gutsindwa imbere y'Imana, ukayamanika, ugasaba Imana iki? Ugasaba Imana imbabazi. Ariko muri kamere muntu, kamere y'icyaha, iyo itsindagira ikintu cyitwa gutsimbarara. Satani akunda kubwira abantu ngo tsimbarara. Ibi byatangiriye no mu ngobyi ya Edeni, ubwo Adamu na Eva bari bamaze gucumura. Bibiliya iratubwira ngo Imana yarabasuraga nguko byari bisanzwe. Imana n'ubundi yarabasuye, ariko mbabazi, ubundi yari iyobewe ko bacumuye. Imana yari igize ute? Kuko Imana izi byose. Kubera iki yagiye guhamagara ati Adamu urihe? Kandi azi ko Imana izi ko yihishe, izi ko yagize ute? Yacumuye. Kubera iki Imana yabikoze? Kwari kugira ngo bagire ute? Imana yacu ni nyembabazi. Haleluya. Imana yacu ndahayagishubize neza cyane. Imana yacu ni nyembabazi, buri gihe ihora niki? Imbabazi. Yabahamagaye kugira ngo bagira ayo mahirwe yo kwemera ko batsinzwe, boye gutsimbarara, ahubwo bayamanike, bihana imbere y'iki? Y'Imana, kuko barenze ku mabwiriza yari yaragize ute? Natwe uyu munsi wa none nibyo bitubaho. Uyu munsi wa none kamere muntu irangwa no gutsimbarara. Umuntu agatsimbarara. Njya numva no ku maradiyo mu makuru, ukumva ngo umuntu yinjiye mu kabyiniro ngo yarasha abantu, agira ate? Ngo yabamaze, ngo hapfuyemo abantu 6 cyangwa 7. Wamubaza ati none bari abantu, umucamanza yababaza ati kuki wabarashe? Ngo njewe ngo ninjiye aha ngo nuko bashaka kunyaka imbunda ngo nanjye nirwanaho. Mu yandi magambo akumva ko yakoze ibyo yagombaga kugira ute? Yakoze ibyo yagombaga gukora. Ariko
ahangaha kamere yo gutsimbarara, iyo umaze kugeraho ijambo ry'Imana, kamere yo gutsimbarara isimburwa n'indangagaciro yo gusaba iki? Imbabazi. Haleluya. Gusaba imbabazi, gusaba imbabazi mugenzi wawe. Bibiliya tubwira ngo nurakara izuba ndirikarenguka igize ute? Ukirakaye. Kuki ubika inzika? Kuki ubika umujinya? Kuki uhora uhekenya amenyo? Kuki noneho muri iyi minsi ho birakaze. Mu gace dutuyemo umuntu ararwara, niba runaka baravuganye nabi ngo yingwa arayohereje, ngo ayohereje rwose, ngo ndikumva ngo ihembe riri gutikura, kubera ko runaka bagize ute? Arayohereje. Hari uwakundaga kumpamagara akambwira ati pasiteri nsengere ngo bya bintu barabyohereje ngo bigeze mu mutima. Ni ibiki? Ngo ni kudatuye hano, ngo abantu ba hano wowe wabaterezwa, ngo nsengere ngo nabo ubundi ngo nutansengera ngo ejo muraza kujyana umurambo. Ubwo nanjye ngajyaho ngagira ute? Ngasenga. Narangiza atari ko se kandi wagiye kwa muganga? Ngo kwa muganga ngo yaba guteye agashinge ngo birushaho kwirukanga ngo ukaba wagira ute? Ukaba wapfa. Ibyo rero birahanze, ariko ntabwo bisobanuye ko amarozi atagize ute? Atariho. Haleluya. Kuko hari abantu nabo babaho bashaka kuvutsa abandi iki? Bashaka kuvutsa abandi ubuzima. Ngira ngo kera mu gace navukiyemo, iyo umwana yatsindiraga ishuri kujya kwiga segondere, abantu benshi bakaba ari iki? Ari abakristo, n'abarozi bakaba barabaye bake cyane. Ariko ibyo nabyo bibaho. Igihe rero kirageze cyo gukanguka. Ubundi hakanguka umuntu warusinziriye. Iyo umuntu asinziriye ukamukomanga agira ate? Arakanguka. Nanone hari ubundi buryo bwo gukanguka. Ushobora gusinzira mu bitekerezo. Wowe intekerezo zawe ukaba uri umukristo, ariko buri gihe intekerezo zawe zigatekereza ibikorwa bitameze neza. Si wagize ngo yenda reka mfatire urugero, abo dukunda kubona sabajura, abatera amakaci ninjoro bari kwaka amatelefone. Niyo si wagize ngo muri bo hari n'umutaranyuze mu itorero ngo abatizwe? Yewe hari n'uwatanze ubuhamya ye. Ariko bene abo bantu nibo bahari. Igihe rero kirageze ngo twongere tugarure intekerezo zacu, dutekereze ku gukomera kw'Imana, dutekereze ku mugambi w'Imana. Tekereza ku mugambi Imana wowe igufitiye. Haleluya. Tekereza. Niyo mpamvu Paulo yabivuze neza kuri uyu murongo waho wa 13, yaravuze ngo tugendane ingeso nziza nk'abagendera mu mucyo. Haleluya. Iyo uri kugenda mu mucyo ntabwo wikanga. Iyo uri kugenda mu mucyo ugenda ubona iyo uri kujya, urahabona icyerekezo ukibona neza. Ariko iyo ari mu mwijima ntabwo wamenya iyo ujya. Ndibuka nabaye Cyangugu cyangwa se ubu ni Rusizi, kera hari bayitaga komine Kamembe. Nakundaga kugenda n'Icyombo nyuze hano Brasserie. Noneho hari igihe imvura yagwa igicu kikabundika, umushoferi w'Icyombo ntamenye iyo ari kujya. None hari igihe imvura yagiye guhita ibona twageze ku ijwi. Twende nararebye mbona nageze ku ijwi, numva abaturage baratangiye ngo mwaregerere, za ndimi zaho tumenya ko twageze hehe. Kubera ko iyo uri mu mazi ubona ari amazi, wowe Icyombo ukayobora kikakujyana iyo ugize ute? Iyo gishaka, kuko uba utari kureba hehe iyo uri bujye. Abo rero abagendera mu mwijima niko bimeze. Ugendera mu mwijima agenda atazi iyo agize ate? Iyajya. Uyu mwijima rero hari abo Satani ahuma amaso bakava mu mucyo bagakomeza kwibera hehe? Mu mwijima. Ibikorwa byo mu mwijima ni ya mirimo ya kamere, ya yindi iri mu Bagalatiya Paulo yavuze ibice 5 umurongo wa 19.
iyo mirimo ya kamere niyo mirimo y'iki y'umwijima. Harimo igomwa, harimo gusinda, harimo isoni nke, harimo gusambana, harimo uburakari, harimo kugira umujinya, hari n'abantu bagira umujinya ngo runaka duturanye we yatera imbere ngo ngewe ndasigara nawe akagira iki. Hari abantu bagira umujinya ngo runaka yakoze ikizamini none yabonye akazi ngewe nagize ute. None ko yakoze agatsinda si wowe ugatsindwa uragira ngo bigende gute? Hari abantu bagira umujinya ngo runaka yaguze imodoka ngo kandi ngewe nta n'igare ngize nde. Ubundi hari igihe tugira intekerezo zacu ugatekereza nabi ukumva ko ijuru rizaba iry'abakene gusa, abantu bateye imbere bako batazagera mu ijuru. Uko ni ugutekereza nabi. Imana ni iyacu twese, waba woroheje, waba ukomeye, waba uri umukene, waba uri umukire, iyo uri muri Kristo Yesu twese tubatungana. Haleluya. Ijoro rero rirakuze. Abantu benshi barimo ndetse n'abayobozi b'amadini hirya no hino barimo barahusha intego zabo, barakora ibidakwiriye, baracyari mu mwijima, igicuku kiranishe, ntabwo bari gukora iby'Imana yabahamagariye, bakora ibinyuranye n'iby'Imana igize ute, n'iby'Imana ishaka. Ariko ahangaha Pawulo aratugira inama, buri wese mu mwanya we. Haleluya. Buri wese nagume mu mwanya we. Buri wese Imana irashaka kumubona, Imana ikamunezererwa. Ese urashaka kunezeza Imana? Niba ushaka kunezeza Imana nuko wagaragaza ibikorwa bifatika, kuko nizo mbuto z'Umwuka Wera Imana ikwifuzaho. Haleluya. Ku murongo wa 14 haravuga ngo ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo, kandi ndimuha urwaye imibiri yanyu ngo ibone ukora iby'igirute ibyo yifuza. Haleluya. Ngo twambare nde? Twambare umwami Yesu. Ese kwambara umwami Yesu bivuze iki? Kwambara umwami Yesu ni ugushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana icyo rikubwira, ni ukurangwa n'ubugwaneza, ni ukurangwa n'ubumuntu. Ubumuntu, iyo tuvuga ubumuntu harimo ubusobanuro bwinshi. Rimwe na rimwe umuntu w'umugome dukunda kumwita ngo uriya si umuntu. Nk'Abanyarwanda dufite experience kuri jenoside yakorewe Abatutsi yabaye hano mu gihugu. Umuyobozi muzi uko byagendaga, abandi nabo bagafata imihoro bakagira ute, nta conscience, babikoze bunyamaswa, nta gutekereza. Ibi rero nibyo Pawulo arimo atugira inama. Twebwe tugomba kugira umutima nama, tugomba kuyoborwa na Kristo, ntabwo tugomba guha imibiri yacu, haleluya, ngo ikore ibyo yishakira. Ahubwo twamaze kuba aba Kristo, Kristo ari muri twe, twemere kugengwa nande? Twemere kugengwa na Kristo. Haleluya. Imyambarire yawe igaragaza uwo uri we. Buriya uwakubwira ngo uyu munsi wa none ni wowe uratanga ikiganiro kuri radio na televiziyo, wabigenza ute? Icyo ukora, ufata akambaro kawe keza ukagatera ipasi, agakato kawe keza ukagahanagura neza, kuko icyo ugiye gukora uzi ko isi yose igiye kugira ute, igiye kukureba. Niko rero n'Imana Data wa twese ugenga ubuzima bwacu tugomba kuba imbere ye, kuko tuzi ko agiye kutureba. Ese aratureba? Imana iratureba ite? Ese Imana iradufata ite? Imana tuzi neza ikikunda n'ikigira ute. Imana ikunda iki? Ikunda icyaha. Imana ikunda ariko yanga. Imana
ikunda umucyo, ntabwo ikunda umwijima. Imana ikunda umuntu, ariko ntabwo ikunda icyaha. Iyo rero ugiye kugera imbere y'Imana, ni ngombwa ngo wiyeze. Haleluya. Uko niko abatambyi bo mu isezerano rya kera babigenzaga. Iyo umutambyi yabaga aramukiwe ari we uzajya gutamba ibitambo, yagombaga kumara umwaka yikiranura n'Imana, kuko muri icyo gihe hari ahera, hari n'ahera cyane. Aho hera niho yagombaga gusengera kugira ngo abone uburenganzira bwo kujya ahera cyane. Ndetse ahera cyane nta wundi muntu wageragayo. Ndetse nimusoma kira gitabo cyo kuva cyangwa se cy'Abalewi kijyanye n'abatambyi, muzasanga ko ngo bamupfundikagamo ikiziriko, akagenda yinjira ahera, bakajya banyeganyeza, nawe agatera akaguru, bakamenya ko akigize ute, ko akiriho. Yesu rero ibyo byose yarabizanye, abyishyiraho, na n'uyu munsi aracyateza ibiganza. Haleluya. Arashaka ko wowe nanjye turukiraho maze tukababarirwa. Yesu arashaka ko tuyamanika. Igihe kirageze twere gutsimbarara, twere kugendera ku binyoma ngo turangwe no guhora tuvuga ibinyoma. Reka turangwe no kuvugisha ukuri, tuba abanyakuri, kuko n'Imana yacu ari nyakuri. Tugire gahunda, kuko n'Imana yacu igira gahunda. Haleluya. Kandi ugomba kurangwa n'impuhwe. Ugomba kurangwa n'impuhwe. Rimwe na rimwe dufite abana biga hano. Haleluya. Abana biga mu mashuri abanza, kugira ngo arye saa sita yishyura 900 n'utundi dufaranga turengaho, mbese muri make ntarenga inoti y'1000. Ariko atekereza aho utuye, umwana n'umukene, ndashobora kubona 1000 akava mu ishuri kandi muturanye, wowe ufite ubushobozi. Ese wowe niki Imana izakwibukiraho? Inoti imwe y'1000 niki Imana izakwibukiraho? Igihe kirageze ngo dutekereze. Haleluya. Haleluya. Bakristo bavandimwe, turabo mu muryango w'Imana. Imana yaduhamagariye kugira ngo tube mu muryango wayo. Tugomba kugirana rero ubusabane nayo. Imana igahora ikubona mu maso hayo. Haleluya. Bibiliya yuzuyemo amazina y'abatubanjirije bagendanye neza n'Imana, kandi Imana irabagororera, na n'uyu munsi turacyabavuga. Ese wowe niki uzibukirwaho? Haleluya. Igihe Imana izabiguhamagaye muri ubu buzima, niki wowe uzibukirwaho? Hari abantu bibukirwa ku mahane bagiraga. Hari abantu bibukirwa ku mahane bagiraga. Hari abantu bibukirwa ku buntu bagiraga. Ese abo bantu bomba hari wabagereranya? Bibiliya nitubwira ngo uzi gukora neza ntabikore bimubera iki? Bimubera icyaha. Imana rero irashaka ubusabane. Haleluya. Ubundi iyo tuvuga ubusabane wumva iki? Ubusabane ujye wumva ko Imana ishaka kubana nawe mu buzima bwawe, akaba ari ibuyobora imibereho yawe, ukumva kwigengwa nande, ukumva niba wariye ko ari Imana yaguhaye ibyo kurya. Haleluya. Ukumva ko niba waramutse ko ari Imana yagize ute, niyo yakuramukije. Nose uyu munsi wa none ntabasezeye. Sugira ngo abasezeye ntibizeye, barizeye. Ahubwo wowe impamvu kiriho niki? Hari icyo Imana ishaka kugukoresha, kandi irashaka kugukoresha iby'ubutwari. Haleluya. Kugira ngo nawe niguhamagare, abazaba basigaye bavuga ati runaka uko biri kose byagendaga gutya. Muribuka mu byakoze n'intumwa, umugore witwaga Tabita cyangwa se Doruka yarapfuye n'ubundoga. Oya. Nababwiye ngo mu matangazo mu ndirimbo, hari indirimbo nkunda kumva y'umuntu wakunzwe cyane witwa ngo ni Roza Muhando. Murayizi ya indirimbo akunda kuririmba ngo nibebe Yesu. Harahagera ngo nyamara ngo hari igihe ngo rwose ngo ugira umwanzi
ngo umwanzi wawe kandi mukaba musengana, umwanzi wawe mukaba mubana, ngo kumba ari bugira ute ukugambanira. Iyo ndirimbo ngewe ntawe ngunda kuyemera. Baramwemera, ni umuhanzi ukomeye agize ate, ariko iyo ndirimbo sinyemera, ngunda no kuyireba. N'umwuka mwiza n'imvugo yacu, imvugo yacu nayo igomba kugira ute, igomba kuturanga. Haleluya. Hari ikintu kimwe tugiye kurangirizaho cyabayeho, ariyo mpamvu mbabwiye ngo tugomba kurangwa n'imvugo yacu. Hari urusengero rumwe pasiteri yaragiye kugurisha, ntabwo ndavuga izina, yenda iryo torero murarizi kandi byanyuze no ku mbuga nkoranyambaga. Agiye kurugurisha, abakristo barikora bajya mu buyobozi kubaza ati rwose pasiteri wacu agiye kugurisha urusengero, none bayobozi mutubere maso, ntabwo dushaka ko rugurishwa. Hanyuma abayobozi bigezemo bitewe n'amagambo aturuka hehe mu kanwa. Hari abantu benshi bakunda kuvuga amagambo yabo kugira ngo yubake abandi, ahubwo agakomeretsa iki abandi. Twebwe rero tugomba kurangwa n'imvugo nziza, imvugo ituje, ubwo nibwo busabane tugomba kubamo n'Imana. Ibi bisobanura gukundana ubwacu, tugasangira ijambo ry'Imana kandi tukabana nta buryarya, tukagirirana neza mu bikorwa, ndetse tukifatanya n'abandi mu bihe byiza ndetse no mu bihe by'umubabaro, igihe byabayeho n'ibindi bikorwa byiza bigomba kuturanga. Turarangije kandi turashoje. Niba wumva nawe hari icyo ugomba gukangukaho, wahaguruka tugafatanyira isengesho. Igihe kirageze, haleluya, kugira ngo dusubize amaso inyuma, turebe uburyo twakomeza kugirana ubusabane n'Imana. Haleluya. Reka dusenga Imana. Uwiteka, turagushimye kubwira ijambo kandi turagushimye kuri Imana yacu. Wowe ntabwo ujya ugira uburakari ngo wivumbure, ahubwo uhorana urukundo n'imbabazi. Niyo mpamvu natwe duhagaze aha hantu imbere y'ibirenge byawe, kugira ngo Mwami Imana tukwereke ibitameze neza mu buzima bwacu, mu byo dukora, aho dutuye, mu mivugire yacu, ndetse Mwami Imana no mu mikorere yacu ya buri munsi. Turinginze rero kugira ngo utubabarire Mwami. Kandi Yesu Kristo tuzi kuri umutunzi w'imbabazi, reka twinginge kugira ngo imibereho yacu n'ubuzima bwacu tubishyire mu biganza byawe. Ibyo dukora byose ujye udukoresha kandi urusheho kutwereka ibikwiriye bifite umumaro. Turashaka kuba abana bawe beza, babandi ureba ukabishimira uko bukeye n'uko bwije. Ngaho rero ha umugisha ubwoko bwawe kandi urusheho kutugira neza muri byose, mu izina ryawe Yesu Kristo tubisabye, amen. Imana ibahe umugisha.